kafiteho ka operation gatoya katujyanemo kugira ngo twite tujye mu bandi makuru oya ntabwo bamuranze kuko ngashaka baravuze update yuko ari muri reyo operation ntago ari update si ibitego ngo ntabwo navuga ko operation na makuru na information bamwita Sande bamwita Bulaya Sande Bulaya Sanja Bulaya se Moise Sande Bulaya Sanja umwe mu basore b'abakongomani Sanja Bulaya hako je numva kuvuga ego no umwe mu basore b'abakongomani ukomoka mu mujyi hari Kinshasa burya se no munyamujyi no witown no mukinwa none se ntago jewe cyo nanumvise jewe Kinshasa babita bakinwa bamvise haraho byabihuriye n'ibya Kiyovu Sport ngo ayituburiye ngo afite umubyeyi urwaye kugira ngo kubita kanyeri ibyo rero nibyo ngiye kubabwira nukuvuga ngo uyu musore witwa Sanja Bulaya Moise Sanja Bulaya abantu barabyibuka neza ko yari afite amasezerano y'imyaka 2 muri equipe ya Kiyovu Sport umwaka umwe yarawusoje uyu nguyu ushize asigaje umwaka umwe wa Kiyovu Sport amafaranga yari yaremewe muri recruitment yari yarahawe igice Kiyovu Sport amafaranga ari imusigaranye ikindi gice yakomeje kubishyuza abakabayovu bakagera bamwereka igihe yuko bagomba bakajya bamuha igihe ariko amafaranga nayabone nyuma yaho nibwo umusore ayarebye ubuzima aravuga ati ubuzima bwo mu ikipe nkwiye gusohoka muri ekipe ariko ubwe ari babana yiganiriza kwirigara no ku ruhande abayobozi ba Kiyovu Sport bo atajya abatera ukamunga bibabwira nyuma nibwo yaje iyi sezirangiye nibwo yaje kugira igitekerezo aravuga ati bijyanye n'umugabo wahoze ari team manager muri Kiyovu ku bwa Juvenal bamwita Ndera izina rye ntago njya ngiba baba se baba bamwita ibyo ni Sirina ariko bamumbwiye izina rye ariko ntago njya ndimetriza cyane wahoze ari team manager ku bwa Juvenal nawe manager umushake nawe manager we uwo mugabo ne wamuganije amubwira ati ngiye mfite kukuvana nkakujyana mu zindi ekipe zitandukanye shaka uburyo usoka muri ekipe ni nawe navuga yuko ni nawe wicaye ku meza n'uyu mukinyi Sanja Bulaya bateka umutwe ko nagomba gusoka muri Kiyovu Sport uyu musore rero akaba ari umusore ufite ababyeyi ufite umubyeyi umwe w'umupapa ariko mama we yarapfuye mama we yapfuye ari muri ekipe ya Kiyovu Sport avuga yuko amakuru ava ku musore avuga yuko mu gihe mama we yapfaga hari ubwo yatse ubuyobozi bwa Kiyovu Sport uruhushya nkajye kureba uko mu rugo bimeze nuko umubyeyi ameze ariko Kiyovu Sport igatinda kumuha uruhushya cyo cyica akakigenderaho aricyo cyatumye kiri mu bimwe byatumye agendera ajya kwa Karerizi leta ikipe ya Kiyovu Sport no ku mafaranga Kiyovu Sport yari murimo ariko icyari kibihishe inyuma umukinnyi yashaka gusoka muri Kiyovu akigira mu zindi ekipe izavugwaga ekipe yavugwaga n'ikipe ya Polisi n'ekipe ya Rayon Sport gusa yari priority mbere yari ikipe ya Polisi ya Polisi niyo yazaga mbere Polisi rero umusore amaze uwo mu manager amaze kuganiza uwo musore witwa Sanja uwo musore nta kindi yakoze iki yatangiye kwegera ubuyobozi bwa Kiyovu Sport abereka yuko rwose we afite ikibazo mu rugo papa wasigaranye nawe arwaye afite ibibazo by'ubuzima akeneye kuva mu mupira akeneye kuva muri kariyeri y'umupira w'amaguru akajya guba hafi y'umuryango nta kindi umukinnyi ari gukoresha n'ayandi mayiri umukinnyi ari gukoresha afite kontra y'abandi kugira ngo asohoke muri ekipe ya Kiyovu Sport atazanye impamvu ikomeye ekipe ya Kiyovu Sport yari yicaye ireba ibyifuzo by'uyu mukinnyi ufite famille idahagaze neza ushaka kuva mu mupira ko yavugaga yuko umupira agiye kuwusezera icyo yabwiraga abayobozi b'ikipe ya Kiyovu Sport ubwo ndavuga David n'abungiriza umusore baricara abayobozi baravuga bati nibyo iyo hajemo famille biba byabaye ibindi umusore akutukuye kumuha uburenganzira bwe kuba ari umukinnyi nakaza akora ariko famille iza mbere nibwo batekereje baravuga bati tukwiye kumuribera akigendera umusore mu gihe bataramuribera bamwemereye icyo kintu bataramuhana kuko yaravuze ati nta narizi leta nshaka kugira ngo mwemere yuko njyewe nta yindi ekipe nshaka kujyamo abayovu bari bafite kenge cyangwa bafite kwikanga yuko umusore ari uburyo yaba yaganirijwe ku ruhande mu buryo bwo gusohoka muri Kiyovu Sport akaza gukoresha amayeri kugira ngo abone release leta uyababwiye yuko nta release leta ashaka urabyumva ahubwo wagiye kureka kariyeri kuko nta handi yo release leta yari kuyijyana nyuma yuko aretse kariyeri nibwo umusore rero
bamwumvise aramubwira ati noneho twebwe nta kibazo, baramuhibera rwose aramubwira bati gendere, ariko na release leta bahise bamuha ako kanya. Umusore nibwo yagiye ajya kuganira n'ikipe ya polisi, ajya gukomanga muri polisi kuko ari umwaja, ari umumanager uheruka kuva muri polisi. umuntu yitwa Ibrahim se Ibrahim irindi ni Kingundu Kingundu Ibrahim iryo zina ndumva atari ryo. wakomeza ubwo ngubwo umusore akomanze mu kipe ya polisi yagezemo, asanga muri polisi umutoza uhari ni mushyashya, recruitment ihari, baravugira bati twebwe duhagaze gutya. Bakirimo kuganira nibwo hari ingingo ahise aza muri deal nk'umuntu babanye muri Kiyovu, cyane yuko hari ingingo aramuzi, yaramutoje ikihe kingana n'igice cya season, niko navuga ko nikeza ko se zitageze muri kipe ya Kiyovu Sport. Hari ingingo aravuga ati muri attaque yanjye ndimo kubona uyu musore witwa uyu Mubaraka avuye muri Marina adahagaze neza, uyu musore witwa Ndikumana Sumani yaba ari sezi ishize mu mpera zayo, ni umusore wasoje sezi adahagaze neza, mfite umwata kumwe ari wende Junior Kameni, kandi nawe karite ye afite, nyeneye kuzana undi ufite karite itandukanye n'iyi. Niko yatekereje Sanze Brian nk'umuntu babanye muri Kiyovu, aravuga ati wowe birashoboka ko wabona release leta ukaza muri equipe ya Rayon Sport. Niko Sanze Brian noneho nuko yatangiye kujya muri systeme, ajya asubira muri Kiyovu, ajya kwa release leta. Release leta numwe ikintu ahantu amakuru abantu banyimye yanambabaje rwose, kuko aho ngaho harimo tena amakuru yanambabaje n'ukuntu Kiyovu Sport umukinya yiseze yayereka kagiye gusoza kariyeri, ekipe ikaza kumuha release leta nyuma, kandi yari yavuze yuko agiye gusoza kariyeri ndahana arajyana release leta. Byarangiye umukinya hawe release leta, niko abantu bahise babona umusore ahise joining ekipe ya Rayon Sport itimutangaza. Abayovu burana nubwo akina na tayizamu gusa akina nimero 10 cyane kora muri Kiyovu, gusa karite ye ntihazagira umuntu umwibeshyaho. Burya umupira turawureba nubera ku karubanda, si ibintu bera mu cyumba. Karite si nimero 10 ni umwataka, ni nomero 9, ni typical number 9. hari ingingo bamukinisha nka force 9 kubera ko ikipe yari arimo muri Kiyovu itari ifite umukinyi mwiza. oya ni 10 muri Kiyovu, 10 yarari kinaga ushaka abantu. Samira, gukina umwanya ni kimwe, no kuba umukinyi afite iyo karite ni ikindi. Twaba turavuga tuti nibyo arakina kuri uwo mwanya, ushobora gukina kuri kabiri nibyo umutoza yaguhengitse ukanahakina, ariko si wawukinaho neza nka wa muntu wanyiraho natirere kuri uwo mwanya. Icyo nicyo nshatse kuvuga, ntabwo ari typical number 9, ntabwo ari typical number 10. baguze numero 9 w'umwataka, ni numero 9 ubundi Sanze aje kuri junior ari kumanya bakariteze ari mu kibuga ari gukina kariteze. none se eje so tubwiye ko hari ingingo uyu musore barabanye muri Kiyovu, ari mu bantu bamuhaye umwanya, ari mu bantu bamuryaje, ariko uyu Sanze Brian ari ku 10. Nukuvuga ngo Sanze Brian ukuntu yakinaga muri Kiyovu mbikubwire, kuko ngiye uyu mutarama nabanje njya kubaza muri Kiyovu, ariho nagiye kwibariza ibyo uvuga nibyo. Kiyovu Sport yatakishaga abataka babiri, hari igihe mwatakishije ari umwe batakisha ari babiri. Hari yatakishaga uyu musore witwa uyu wagiye muri Aperi, Fidari. Hari yatakanaga na Fidari, ariko akaba we asa nka hari ku 10. Akenshi nyine bibaga ari Fidari uri kuri atake, uyu Moise Sanze abantu baravuga neza ari nimero 10 ariko sinumva iby'umwanya ko tujya kubirira ingaho cyane ko na Rayon Sport ikeneye none nimero 10 uzasimbura Saji Gwiba, nubwo natambwe guruwara hari, ariko ikintu cyo gihari ntago ari kuvanga Sanze Brian ikipe ya Rayon Sport uko amusinyishije nk'umurampresa wa Kameni, nimero 9 yamusinyishije nk'umurampresa wa Kameni, cyane ko n'umwanya we buriya n'uwanyawe. Usibye ko Fidari kuza muri Kiyovu Sport na forume yararimo byaragoranaga ko bose wagira umwe ukira hanze, kandi bose ntabwo bakina 9 barihuriyeho, byaga ngombwa ko umwe yahengekwaga akajya inyuma y'undi, ariko uyu nawe aje mu mwanya wa Kameni, kuko nomero 10 kwa Rayon Sport si kibazo. Twabonye ko hari Kibuba, hariyo Tambwe na Tony n'abahaki. Yewe buriya n'umuntu ukina 8 abenshi hano muri Afrika y'Uburasirazuba dukina imipira cya amateri, umuntu ukina 8 amateri bamukono Eridinho no bakina. Yego nukuvuga ngo rero uyu musore niko abantu bese babona yuko agiye muri equipe ya Kiyovu Sport, membe ya Rayon Sport. Gusa ikintu abantu bamenya muri iyi nkuru yose, umuntu ruzingiyeho n'umuntu witwa hari ingingo Francis Mbaya niwe wavuze ati ko Kiyovu maze kugaragara nk'insina ngufi ya Rayon Sport, mumaze kugaragara nk'insina ngufi. Niba Mbaya ejo bundi uburyo yabipakuriye twarabibonye, ejo bundi yavugiye muri Rayon bakuyemo umukinyi mu buryo bworoshye,
mu buryo buri tekinike mwarahiza mukambwira ngo akamasa kazaca inka nyine kazi mwarahiza mukambwira ngo muri abajanja bayovu ndacyabashidikanya nta bujanja bwa Kiyovu ndacyabashidikanya Kiyovu Sport usara mu gihe cy'injanja imvuga iri muri Kiyovu baravuga bati uyu ni umugambanyi ubu na agacana waka n'umuntu wambara icyatsi n'umweru intuze nta bajanja aravuga ati rwose baravuga bati rwose bati abayovu baravuga bati ntabwo ugeze utubanira Sanja none wagiye mu mukeba cyane ko abantu barabizi ko umukeba wa mbere wa Kiyovu Sport ni Rayon Sport rwose Sanja Brian uko yashyitse muri equipe ya Rayon Sport igikomeje kwibaza ese Sanja Brian aje ari umukinnyi wa 15 muri equipe ya Rayon Sport w'umunyamahanga haba Rafael Yoke na turadusatsi urabona isura urabona wagira ngo yawuteye wagira ngo niwe sibyo arasa nk'igikinyi ahubwo se wabonye uyu mutara munuze uyu ntagushingirwa kubwiza uyu Mohamed Watara nabonye afitemo ikimajari wa muri we arasanga amajari wa Aruna Musa none ya misatsi yabo biteye inkeke bidasokoje ubwanwa bwa nta kigenda kitazagukanga si umurebe ukuntu areshya mujyane mu kibuga uriya Karuhanga mujyane mu mupira utandukanye na Gabari mupira utandukanye na physical appearance yego ni kintu cyagufasha ufite tara ariko abanza tara habanza imano Sanja Brian umukinnyi wa 15 aba Mr Crow bajya gukina umupira nta Sanja Brian umukinnyi wa 15 unjiye muri equipe ya Rayon Sport w'umunyamahanga muri iyi sezo mu gihe ariko se Rayon Sport tuvugishije ukuri abanyamahanga ga ejo wahoze bigaruko sinzi wowe na Emilie we na Emilie sinzi ibyo mwakoze ejo ariko ejo wahoze bagarukaho muri kagasegima mwe aba 15 nakubwira ko harimo nk'abatahagije nk'amatumo n'abakonda ari mu bingwiza murongo niko nabyitagewe ahubwo se rero baza kurekura hakazamo buriya undi ninde buriya wa nta kigenda w'umunyamahanga de Boris Benu turebye nka Boris Benu mbona mwira kifata jewe simbona matumo n'abakonda mbona adakina wa muntu yitwa Kingundu Ibrahim Baba yego Baba no se naguna bivuze Samira bivuze none se aho guri hehe ni Baba regara undi kuri mukongoma yanuze ya Juventus uwo ni manager no se ko ravuga Baba uwo ni manager rero uyo musore erega uwo ni umukongomani afite abaraso y'abakongomani uwo nguwo Baba uwo afite karaso k'abakongomani uwo Baba uwo niwe manager mu pioneer wagambanye na Ringingo bagakura umukinnyi Sanja mu kipe ya Kiyovu Sport abayovu mutazanabyibesha kandi n'ubu ngubu aracyari mu kipe yanyu Sanja bambe uwo Baba n'ubu ngubu aracyakomanga muri equipe yanyu ni mwebwe mwikurura ibisambo reka bijye bibasahura tujye tubabwiza ukuri oya ariko nka mbere kugira ngo Francis Christian Mbaya ajye muri Rayon Sport urabizi ko Kiyovu yamwimanye icyo gihe Perezida David na Perezida Budara batumwaho na Perezida Shema ibyo byarangiye Fabrice aravuga ati rero ndabona mu by'ukuri mukeneye mukomeje gukina intambara z'ubukeba muze tubunge turebe icyo Rayon Sport igomba Kiyovu Sport mu kibahe mu gihe n'umutoza cyangwa se n'ibyanga umutoza kuba afite amasezerano Kiyovu Sport imugumane baragenda barabigenza neza ibyo ngibyo babona ko Kiyovu ari yagerageje wanavuga ati intambara duel y'ubukeba arayirwanya gusa kantu gatangaje aho ngaho kuri Sanja Buraya je simbona Kiyovu Sport nta n'ikibazo cyo kurekarama nese katari umukinnyi umwe bavuga ko ari watari Kiyovu Sport yo ubu nta nubwo barira rwose Sanja imikino 19 dutego tune ntiyabaye na babakinnyi benda baravugwa cyane babana kabiri warabonye umwanya wo gukina imikino 19 abayuvura kubwira bati n'ubundi ntacyo twahora ariko abareba bakakubwira bati kuko atiso kojo agiye kubigeza kandi akina imikino mike yego gusa icyo wenda twahita tugeraho Rayon Sport ni umukinnyi wa 15 imaze kugera ari naho twari tugeze wa 15 imaze kugera mu mahanga abantu baribaza bati apari yuko wenda tuve mu mikino ya kafa aho abakinnyi bemerewe gukoreshwa bose b'abanyamahanga ariko se mu gihe cya shampiyona Rayon Sport yemera abakinnyi 8 kaba abakinnyi 15 bikubye kabiri ariko dukwiriye kugaruka ku itangazo rya Rwanda Premier League kuri kiriya cyemezo cya Al Hilal ndetse na El Merreikh ariko reka dusoze hano gatoya sana gisozeho twambuke nukuvuga ngo abantu barimo kwibaza bati ko abanyamahanga ari 8 muri shampiyona Rayon Sport ikamaze gushyiramo abanyamahanga 15 ubwo barindwi bagomba kuba bari muri stade abanyamahanga barindwi bagomba kuba bari muri stade bakavuga bati kandi Rayon Sport amajorite abanyamahanga ifite nujya kureba beza nibo benshi baza gusangamo batari ku rwego batakina bo bakeye Nicyo kibazo cy'amakipe mu Rwanda. Ahanga bakavuga bati hari ingingo Francis ibi bintu uzabyitwara mu kibazo cy'amakipe umuntu wa mbere narekura ni Matomo. Ikibazo ikipe zo mu Rwanda zigira. Matomo namutiye. Nk'ubu usanga umwiza cyangwa uwo bafite muzanye ahita yibazwaho Matomo utaramara amezi 2
kariya gaspillage abantu uko yaje se ntabwo twabigarutseho hano twabigarutseho tubona uko yisanze muri Murera twabigarutse ntabwo ari mu bayobozi ari nacyo kibazo gihari usanga umutoza wa mwiza amakipe ajya kugura nawe ni umuyobozi amakipe agura ubonetse uwo bigaragara ko yaboneka urumva rero harimo akabazo k'umutoza rero ndumva ibyanyu ntari kubyumva neza umuntu agura mu Rwanda umuntu agura nari ndimo mabwira nti mu Rwanda amakipe arakabyo ikipe igiye kugura abakinnyi 15 b'abanyamahanga izasohoka nta kibazo ariko se champion irabanye champion ko abanyamahanga ari baki wa mugani batite barindwi basigaye bazajya muri stade bahemberwa ubusa bazajya rotatinga ni ukwishiranye mu mibare ureba ko muri champion Rwanda nawo wagira ngo sinzi bene amakipe reka wenda pe na Rayon tuzikoramo zinanasohoka Rutsira yarabamanukanye naba nizo zazivuga ngo Eida igihe tuzajya gukina n'amakipe yo mu mahanga bose bazajya na 11 bari limite y'abanyamahanga ibihari Rutsira mu by'ukuri kumanuka ifite abanyamahanga 15 biyungura iki Muhanga DSM jya muri ntuzo yo kuntu banwigiriye iyi kintu ciciro cya kabiri muhazi ikibazo sawa none ikibazo sinabo abanyamahanga wenda baraje bose si bari ku rwego bakora iki bwo kuba no mu iyo kipe none ikipe zarangiza zigata ku bukene ugasanga ikipe ifite payroll ya miliyoni 20 itaza no muri 5 za mbere iyo payroll ya miliyoni 20 buri kwezi kandi muri bo 14 bazihembwa nta 14 n'abanyamahanga bazihembwa batakinnye ni gute utazafatwa na krize mu kanya ugatangiye kwinwigiriza ngo urabana ngo twebwe ngo cyane twatatse ngo akarere kamwe nigatureba neza ngo kandi urabona ngo mwaduhe turere tubiri ngo tudufatanye mu by'ukuri hari igihe ubushaka ko harya ni baje umugani w'ikinyarwanda ngo nukurya ubuki nta muzingo ugira cya kintu kiba mu muzingo hari igihe ubushaka kurya ubuki ariko mu by'ukuri ubushobozi bw'ubwo buki ntabwo ufite ugashaka gutunga abanyamahanga 15 wa mugani watite bakora iki nta musaruro batari ku rwego barahembwa icyo ni kimwe nta n'uzajyanira mu rumiya bose barahembwa ntibazagira mu kibuga rimwe ariko yego iyo serivisi baguhereza ni iyihe hano mu Rwanda ikintu twishyiramo ngo ikipe binatubaho cyane uzarebe no muri ruhago gusa uzarebe no mu buzima bwacu busanzwe ushobora kuba ndi kugenda nahura na tite ambwira ngo mwiriwe nkumva ni ibintu bisanzwe ariko nimwe n'umuntu amwe ngo how are you good coming from wenda Nigeria utamva ngo bikaze uzi ikintu se kibitera mu Rwanda tumva ko abanyamahanga ari ikintu kidasanzwe uzaka kenshi ikintu kibitera impamvu uzabona abanyamahanga bazamutse muri equipe uzasanga equipe iguze umunyamahanga wa mbere namara kugera ku kibuga basange nawe uhamye urabyumva ngo turamusimbuza undi batabonye batakemuye n'icyumwe ngo agende Samira no kutubwira ngo matumo nawe akona agomba kugenda nagende baramuha igifurumba urabyumva barakora mu isanduku bamuhimerekeza itari nyeya aho rero turakubwira ngo nubundi biragaruka kuri ya miyoborere y'umupira mu Rwanda ubwo rero turi kuri yo batazi neza rero ngiye nsoza kuri Reyo nubundi ndabona akazi hari ingingo ari ugafite abakinyi 15 kubajera beza dressing room kuyijera ni ikindi kintu kimwe mu bintu bishobora kugukomesha bikagusitaza nugere kuri nureyisise kuba ufite abakinyi bari muri mudi imwe abanyamahanga buri wese ashaka gukina avuga ati ngenda merita gukina undi atemera undi nakazi ka staff technique ya Rayon Sport ubwo rero turi kuri Reyo Mugisha Didier wari waratejwe muri Rayon Sport amaze kwekiza mu ikipe ya Kiyovu Sport Mugisha Didier wari nizanye muri Reyo yavuye muri polisi yamaze kwerekeza muri Murera ubwo rero yakwerekeje muri Kiyovu muri Mukira ubwo ni Tayici yavuga yuko ari ngarasubira hahandi yavuye muri Mugesera ariko yatangiriye ya kariyeri Kiyovu Sport abantu bayitondera ura nawe yaraza agapira mu gice cya attaque yayo tite ura nawe yaraza agapira nawe ngo yavangiwe na bya bintu cy'uvuga akazagatera bafite kamisi uriya hakimu kamisi wongereho agatera atafashe bya bindi Samira hari ikintu njya mbona wongera bari valido abakinyi bamwe bari inshuti zawe nanjye ndi mu bantu bagira inshuti iyo umuntu akinye sezeshanu urabyumva sezeshanu akajya muri equipe nka Rayon akajya muri polisi urabyumva akakina amasezo zingahe akaba arimo kugenda akura nk'isabuni ukagumya ukamira ngazagatera naje ntabwo ari gusoza kariyeri nta miterere aratera iki aho yagatereye aho yagatereye biramunaniye agiye guterwa ahubwo wenda hari igihe umukinnyi ariko Samira ariko aba basore kuri wa kabiri mwabaye ikintu ntabwo anirwa gutera umupira muri Rayon na indiscipline mu bintu muri kariyeri yanjye nicyo cyakurangirawe nje nta mukinnyi nta tolerance agira ku bakinnyi bajenje katite ugira indiscipline njya noreraho wapi iyo ngiye kuri stade n'igihe mbabara ubwo rero eje biravugwa yuko nyine ngo Murera Jesu ko azageze i Kigali banifuzaga ngo kuba bazikoresha ku wa kane
ariko bakagira ikibazo cy'uko nyine bagomba konza bakazana niza kuko haje abakinnyi na staff gusa kandi urabizi ko Murera bagomba kuba bafite na jezi z'abafana bakazigwe kugira ngo abafana nabo bazabe basara abakinnyi rero kaba bariyo mpamvu bishobora kutazaza koresha bakarindiriza abafana cyangwa se tukabona muri Super Coupe bariho bazikinisha nacyo nyifiteho amakuru buriya Jairuti oya uzakivuga hejo uko tuzaga kuri Murera ejo ni kwa gatatu bazabitegura Super Coupe kwa kane kuko turafite amakuru menshi Jairuti yasinye imyaka ingahe hano mu Rwanda n'aya makipe ubwo ni Gasogi na Kiyovu na Rayon Sport so Gasogi igomba kuzabihabwa $200 Kiyovu 500 Rayon Sport 700 sibyo muri sezo nukuvuga ngo ayo mafaranga Jairuti abantu babyumve neza naga ari uruganda rukora imyenda Jairuti ni company igenda igasinyana n'iyindi company ikora imyenda yo ni company y'ubucuruzi igashira izina ryayo urabyumva iyo ni company y'ubucuruzi ntaga ari uruganda iyi company y'ubucuruzi imaze gusinyana n'amakipe yo mu Rwanda urumva mu bijyanye n'ubucuruzi yararebye iravuga ati iyi myenda yacu turimo kuzana niba ari ibihumbi 50 Gasogi ifite abafana 50 bashobora kugura bafite 50 bashobora kugura imyenda ya Gasogi abantu bareba bashishoza urabona bishoboka Patrick sane bigoye biragoye wajya muri Kiyovu ukabona biragoye iyi company itangiye kubona yuko ahantu yashoye bigoye kunguka ari nampamvu ngubwira ngo garanti yayo imyaka 3 basinye ni 3 ni 5 muri rero se cyangwa yandi makipe erega basinye igihe gisa nko kunganya ko aya makipe yose kingana Jairuti ngiye nkubwije ukuri kandi ngo wayubwino ndakubwiza ukuri wenda muri iyo byashoka bijyanye n'abafana uko bazitwara mu kugura imyenda oya bo barayigura ariko ndakubwiza ukuri Jairuti hano Kigali ihari umwaka Jairuti waricaye itekereza ukuntu ukirabona ikabona inyungu nahi itekereza ukuntu ishobora guhita ifata rya soko ryayo yashe mu makipe atari muri Rayon Sport bagasesa amasezerano ibona byagorana iravuga ati rege isigaye tuzahereza tuzaha irihwanye n'iby'ikipe izaba yatanze twebwe ntago tuje kudabagiza Nyarugenge erega nakubwiye ngo Jairuti ni company tekereza ko hari amafaranga Sami hari amafaranga yagomba gutanga mbere ubwo ni pourcentage mbere kuri pourcentage Rayon Sport abonye ibihumbi 75 aho ngaho by'amadolari Gasogi na Kiyovu zaravuze ati none twebwe ati rero mwebwe yabanje kubonaho gake nta kintu mufite turabahereza rubanza cyagaruka hehe mutegereze urumviye Jairuti cyakoze muri Murera aho bazungu bazayabona eji cyane ko baje neza umusaruro uhari baje none umusaruro ari n'ikipe iri ahubwo sugize ngo Jairuti niyo hombye undi akakora yaratangiye kwamamaza muri Precision ubu yarahombye usibye nk'abantu badira yarikomoje akavuga ati twebwe tugowe n'iri soko ryo mu Rwanda usibye nk'abantu babadira nago zirimo kutwereka Rayon Sport nago irimo kutwereka iyo myenda abacuruzi baraza kuza bagashora bakayigura bagashyira ku isoko icyo nicyo kibazo cyambere urabyumva Jairuti aravuga ati twebwe nibyo turadepansa turabashoramo ariko twebwe turungukira he aho ni ihurizo riri uzi ikintu cyakanze Jairuti warebye aravuga ati mu Rwanda ni bangahe barwemeza mirimo bafite ubushobozi ko kuba bafatanya na Rayon Sport kusakaza imyenda bagashyiraho abanyamaduka bakomeye ngo bumva ngo mu Rwanda ngo Rayon Sport gushaka iduka rimwe iravuga ati igihugu cyose iduka rimwe ry'imyenda ati twarabeshywe cyane ati niba ikipe iri populaire ifite popularity ngana gutyo bavuga ngo baradiringa isoko rimwe barahereza isoko umuntu izo zindi tuzabariza he ni botike bazajya bajya kwiduka nk'abagura umunyu uwo muntu uraza gufata iryo soko nagararenza jezi munyemerere ibyo bintu kumva ko tufite amakuru menshi ejo tugaruka no kuri Rayon Sport bayitegura Super Coupe y'abakane gusa ikintu gihari umukino agombaga guza ngo Al Hilal na APR uretse ko Al Hilal yasabye APR match amikari APR banza kubyanga APR nyuma iza kubyemera none match ntikibaye match nayihari urumva ukuntu byagenze nivuze ngo APR banza kubyanga ushatse vuga iki nivuze ngo APR banza kubyanga ushatse oya uretse akantu gato twa shoti urumva nose nkozi urumva Al Hilal nose kandi ariko Patrick urumva Al Hilal uragira ngo kuko Ejida bivugeho reka twumve Patrick gato tite ngo nyuma yuko APR itsinze El Merreikh yo muri Sudan siko bimeze siko ari babanje gukina mbere yuko ikina na ya kipe yo muri Sudan yindi yakinnye nazo zombi yaje gutsinda yo muri Sudan iyindi bakwa yanzu ya wa mugabo hamwe twagiye none itsindira indi mu Bugesera siko bimeze yabanje gutsinda Matare
oya izo muri Sudani yabanje gutsinda Elimeleke 3 Elimeleke iba mu Rwanda 3-1 iba mu Rwanda nyine itsinda n'iriya Medani izakinira mu Rwanda imikino ya Nyafurika iki itsindira i Bugesera none Al Hilal ibona koko APR yaba ari teste kuri iyo mbere yuko n'ikina amajonjora yibanze n'ikipe iri hafi yabo iravuga iti ese twakina namwe umukino wa kivandimwe cyangwa gishuti timpa kubaho ikipe ibanzira byanga APR Patrick ariko kari gutinda ntukajya ugendera ku majo Bekene yaravuze ngo ikipe bari mu mikino gishuti bishaka gukina mu ijambo rimwe APR yarabyanze iravuga iti ntabwo twiteguye neza gukina namwe ni bya bindi bivuga ibifite ubwoba ibonye